ndabashimira ko muneze amatwi. Kera mu Rwanda rwo hambere umubyeyi uteganyirizwa umwana we kugira ngo azabeho neza, ariko wowe umubyeyi arihiringa guteganyiriza uzabeho neza ejo mu gihe kizaza. Oya amafaranga uteganyiriza mu gihe uzayakoreshe, ariko wowe aho yago sevingira umwana wawe amafaranga azamutunga ejo hazaza kuko mu mahanga yose yajyana mu gushaka umukuru. Aka kanya yinjira n'amafaranga ufite kuri konti kujyana umwana ku ishuri, ubona yakigiye kingana iki? Gizuwe n'ikindi cyose umwana wawe ajyana ku ishuri yinjira n'amafaranga muzigamiye yakiga itangana n'amafaranga wamutanze ku ishuri. So kumujyana ku ishuri akagutaha kujya mu rugo asanga umwana yahishe kubera kumwirukana. Umwana wawe yakiga nabi bitewe n'impamvu yuko wamusevingiye amafaranga make. Iyo twamye ibikorwa by'urukozasoni nko gushaka mu mbunda umupfuri cyangwa ibyo bita umusopeke imvugo z'ikigero. What? Bro, what are you talking about, man? Ugereranyije n'abandi babyeyi bo mu bindi bihugu zera gusizi. Urugero muri Amerika, mu Bushinwa, mu Buyapani n'ahandi, umwana abyukira mu gitondo yiga gukora imbunda, amasasu n'ibindi. Ariko uwo mwana wawe bajya kumubyukiza mu gitondo umwigisha gukora ibi byazamufasha ejo hazaza no kwiteza imbere, uramubyukiza ku nkeke umwera isi yo mu gihogo ajya kwiga. Ndabashimira ko muneze amatwi. Wa mubyeyi we uruhinduranye ibintu akarengane. Uyu munsi ni kuwa gatatu, uyu ni kuwa gatanu, urohoza umwana ku nkeke ngo ajye gukoreza umupisi. Oh my God! Uretse ibyo ngibyo ukamutuma ku ishuri ngo azagende yiga azaba umuhanga azaza ari uwa mbere. Uretse ibyo ngibyo ukitangaho ingero ngo abe uwa mbere mu isi. Uwo mwana ubwira ngo ajye ku ishuri akazaba uwa mbere, witangaho ingero ngo azaba mbere mu ishuri, uwo baguha kangahe? Ariko hari ntashonje. Waguha mbere isubizo ni huye. Waguhanywa mu ishuri warinze gutara umwana mushyira ku nkeke umujyana mu isomo ryo kuguhindura, warinze kumutuma mu manota ngo azaba uwa mbere. Uwo kamubwira ngo waguha mbere uri minisitiri, uri umushoramari, uyoboye igihugu, afite bizinesi ubikorera. Amaye nkaruza ndekwe turashize. Ceceka kubwira umwana ngo akore ibyo utakoze umushika ntukoreshe imivunanye nkaho ariko bakurese kandi ari umuntu w'ibindi. Ndabashimira ko muneze amatwi. Wa mubyeyi urubwira umwana wangabo wanyuma mu ishuri kandi utaraguha mbere, igiye kumbwira ngo ntabwo wabyemera. Ntabwo nabyemera. Ngo ntabwo wabyemera bitewe ko umwana yawe wanyuma mu ishuri kandi waraguha mbere. Ubwo rero wamuhaye, urabona ukurikije nuko wize urabijyanye zuri sikamubyikorera. Izigiye igihe ariko hari ntashonje. Ibintu byihorere nawe ari wowe ubushobozi n'ufite nuko wavuga ngo wigaga neza waba uwanyuma ntacyo wazakora. Umwana uramuza ku nkeke, uramuzi agiye mu gitondo tuye mubwira ngo ajye kwiga n'abandi bana zindika mu gitondo afite ikayi ukamureza mu gihe cyose akawuzirikira. Ndabashimira ko muneze amatwi. Uwo mwana wari ubwira mu gitondo ngo ajye ku ishuri, agera ku ishuri mama yatangira kwigisha amasomo n'abandi bana, aratangira kumva nk'amatangazo yo kubika. Nkaho bidahagije uwo mwana wawe umwohereza ku ishuri yananiwe ndetse no kumukoresha imirimo ivunanye, ukamutuma amanota ngo azaze aba uwa mbere buri munsi. Naho kugira ngo yige neza arataha akamujyana imirimo ivunanye bamujerekani ngo ajye kuvoma. Ugategereje ko afite imyaka 5, umwana imyaka 5
atwara kuvoma iboni yusi. What be this? Wowe imyaka 5 wari ufite igihe kwiga ugize kwezi kuri mujye kuvoma. Isubizo ni wowe. Wa mubyeyi we ugize havu burere mu guhereza umwana wawe. Umwana ajya ku ishuri kagenda atekereza icyo ari buryo. Mwana wawe ushaka ibyo kurya. Umutoje n'utsumwe. Arajya ku ishuri kumubwira ngo nataha azajye guha mu gaseke. Bigize rwahesha nko kumuhesha umwana wa ku myaka wari ufite wiga. Igisubizo ni kimwe. Ibyo byose ni dupfa. Tuzabyibaza.